nk'uko Kagame yafashe Rwigema akamurasa, agafata Babunyenyezi akabarasa, agafata Bakayitara akabarasa bari ku rugamba rumwe. Kagame abantu bose bamuzi, abamuzi acuruza amagi bose yarabishe, keretse abamuhishe ko bamubonye. Abamuzi ari Makanga nuza Kasarani nzi nawe nuzi imodoka ngurumva. Abamuzi ari Makanga Kasarani bose yarabishe, keretse abamuhishe ko bamubonye. Muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara ubifuza ibihe byiza. Turi kuwa kabiri tariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Tukaba rero tugiye kuganira muri cya kiganiro cyo kuwa kabiri, cya kiganiro mukunda muri benshi, cya kiganiro kitugezaho amateka y'igihugu cyacu, kitugezaho ubuzima bw'igihugu cyacu twabayemo, ubuzima tubwumva dutyo, twumva amateka yacu ariko amateka ntituyagire umutwaro utugora, udukurura, udusubiza inyuma, ahubwo bikatubera inzira yo kugana imbere. Ni kuri uyu wa kabiri rero ku isaha ya 8:42 mu gihugu cya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state zimwe na zimwe. Tukaba dufite isaha ya 3:42 mu Rwanda, ndetse tukagira n'isaha ya 2:42 mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ibihugu byinshi by'Uburayi. Tukaba tugiye kuganira rero muri kano kanya, ariko reka tubanze tubasuhuze aho muri hose. Turasuhuza mwe Banyarwanda mudukurikiye muri benshi, mukurikira ibiganiro bya Radio Ikamba kuri uyu wa kabiri. Tugasuhuza abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Afrika hirya no hino, ndetse no ku mugabane wa Amerika. Mwese mwicare mugubwe neza, mukurikire ikiganiro tugiye kubagezaho muri kano kanya. Ntabatindiye rero, reka mpe ijambo abo turi kumwe nabo babasuhuze. Reka mpere kuri Madamu Rutayisire wasuhuza abadukurikiye. Murakoze Jean Paul, ndabaramukije nawe Felicite. Ndasuhuza Abanyarwanda rero badukurikiye n'abazadukurikira, kandi mwicare mugubwe neza, nimuze tuganire, muze twungurana inama, duhana ibitekerezo byubaka, twirinde ibidusubiza inyuma cyangwa ibiturangaza. Twese tugire intumbero imwe yo kugira ngo tugire igihugu cy'Abanyarwanda bose, abazaza, abariho, ndetse n'abadukuriye. Twese twemere tubane, dusangira ayo mateka kandi tuyagira yacu, kuko ntadutera ipfumwe n'ubwo ari mabi, ariko ayo ngayo niyo azadufasha kubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane, ndagushimiye nawe, kandi nawe ndagusuhuza ndetse kandi mwifuriza ibihe byiza ndetse n'ikiganiro cyiza tugiye kugirana mu kanya. Reka duhe umwanya Madamu Mwemayire nawe abasuhuze. Akoze Jean Paul, ndagushuhuje, umunsi mwiza, mwe muracyari ku manywa. Marie Jeanne nawe Yambu rwose ndagushuhuje cyane. Yambi ndiye kuvugishwa. Shuje Abanyarwanda badukurikiye, abakurikiye ikiganiro uyu munsi n'abazagikurikira, abari muri chat ndabashuhuje. Yambi mwicare namwe mugwe neza, muze dufatanye ikiganiro nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane Mwemayire, natwe nawe tukwifurije ibihe byiza, kandi turizera neza yuko umerewe neza aho uri mu byicaro byawe. Tukaba tugushimiye kandi ubwitange bwo kuza gufatanya natwe ikiganiro. Reka rero ntatinze dutangire ikiganiro cyacu muri kano kanya. Ikiganiro twabateguriye kuri topic twabagejejeho mbere, mwayibonye kuri mujye musura Radio Ikamba, mwiyaboneshe kugira ngo mubone notification ibageraho, ibashyikirizwa. Muri kano kanya ndabona gupartaja indirimbo bitarimo kunkundira, akabazo kabayemo, ariko ndaza iyo nari nabateguriye ndakomeza nishakishe, hanyuma ndaza kuyibagezaho mu kiganiro hagati. Niyo mpamvu duse dutangira ikiganiro muri kano kanya.
uyu munsi rero twabateguriye ingingo isa naho yuzuza iyo twari twakoze ubushize, ndetse twari twanavuze ko ingingo tuganiriyeho ubushize tutazayigarukaho, kandi kuko nibyo icyo ubutumwa tuba dushaka gutambutsa tuba twabutambukije kandi n'abanyarwanda baba babyumvise. Ndetse reka mbonereho no kubwira abantu ko ntawe dutegeka ngo yumve ibyo tuvuga cyangwa ngo tumutegeke kubikurikiza, nk'uko bamwe numvise babyitwaza ngo abantu baba kuvuga cyangwa abantu babapfuka umunwa cyangwa hari abagenewe gutanga amabwiriza. Nta mabwiriza dutanga, ntawe dupfuka umunwa, twexercise liberté yacu yo kuvuga uko tubitekereza nk'uko n'abandi nabo bavuga uko babitekereza. Niyo mpamvu mu kiganiro nk'iki ngiki, ikiganiro kiyemeje kujya ku rubuga, kujya ku mugaragaro, tukavuga ubuzima bw'abanyarwanda kandi duharanira ko igihugu cyacu, gakondo yacu ibohoka. Niyo mpamvu tuvugisha ukuri tukavuga tuti iki cyabohora, iki cyaboha, iki ngiki cyazinzika, iki cyazikura inzigo, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose ni ibituma u Rwanda cyangwa se inzira twiyemeje iba inzira igororotse kandi igera ku ntego, atari inzira ikatakata amakorosi, ikagera amakorosi itazagera ku ntego twiyemeje, ariyo yo kubohora gakondo yacu. Rero uyu munsi turaganira iki? Uyu munsi turaganira ku ngingo igira iti ntabwo twaba turimo kurwana n'agatsiko ka FPR ngo hanyuma turebere abandi bantu abo ari bo bose bubaka agatsiko akariko kose, kaba gashingiye ku bwoko bw'abatutsi, kaba gashingiye ku bwoko bw'abahutu cyangwa abatwa, mu gihe wenda nabo baba bashatse gukora agatsiko kabo, sibye ko bitajya bikunda kubera hari ubuke bwabo cyane. Hanyuma ikindi ni bishingiye ku uturere dutandukanye tw'abanyarwanda. Ibyo byose ntabwo dushobora kubirebera gusa ngo tunanirwe kubyamagana, kuko ni ibidindiza abanyarwanda, ni ibidindiza inzira twiyemeje yo kubwizanya ukuri no kuganira ku bibazo by'igihugu cyacu. Mu by'ukuri ibyo nibyo turwanya, ibyo nibyo bituma byitambika hagati y'urugamba turimo, tukabirwanya twivuye inyuma. Niyo mpamvu twavuze tuti uzahagarara hagati y'agatsiko n'abashaka kukirukana uwo nguwo agomba kurwanyanwa n'agatsiko, nta guca ku ruhande, nta no kubikebakeba, ni ukugira ngo buri muntu wese ahagarare mu mwanya we neza, muri pozisiyo ye neza. Abanyeshuri iyo bari ku murongo, mwarimu cyangwa se umunyeshuri batoranyije baramubwira bati uwa mbere uri imbere baramubwira ati itunganye mpagaze imbere, uw'inyuma yawe reba mu irugu rya mugenzi wawe, gutyo 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 gutyo, buri wese akagenda yisuganya kugeza umurongo ugororotse. Niyo mpamvu natwe tubigenza gutyo. Iyo umwe adakurikije ibyo abandi bakoze, umurongo urapfa kandi icyo gihe umurongo wose ugahana. Niyo mpamvu rero natwe muri uru rugamba turimo tugomba buri wese kugenda akurikira mu irugu rya mugenzi we. Iyo umwe atarebye mu irugu rya mugenzi we, byanze bikunze habamo ikibazo. Niyo mpamvu abantu bagomba kwirinda gutandukanya ingendo. Tumaze imyaka 27 abantu bakina umukino umwe wonyine, umukino umwe wo guhangana hagati yabo aho guhangana n'uwo barwana nabo. Ibyo rero tubona bituruka ku bintu byo kutamenya. Sinabyita ubujiji nk'uko bamwe numva bavuga ko ari ubujiji, ahari sinabyita ubujiji, nge navuga ko wenda ari ukutamenya ibyo abantu barimo, ugasanga buri wese afite ikimubabaje gitandukanye n'icya mugenzi. Kubohora igihugu ntabwo ari ibintu byo gukina, ntabwo ari ibintu abantu babivukiramo ukazasanga umuntu abisaziyemo, ejo hakavuka abandi nabo bakabisaziramo, ariko wajya kureba ugasanga nta result ibonetse. Niyo mpamvu rero twifuza ko
muri iki kiganiro cyacu twiyemeje guhugurana no kubwiza ukuri. Murabyibuka tugitangira, twatangiye tubivuga, dutangira tuvuga tuti nta muntu n'umwe tuzakingira ikibaba, yaba abayobora amashyaka, yaba abayobora ibiki, bose tuzababwira, kandi tukabwira tuti natwe aho mubona turimo gukora amakosa nk'abantu bari mu rugendo dufatanyije, nk'abantu turimo kureba mu irugu rya bagenzi bacu, natwe abatureba mu irugu tubwire muze tuganire, mutubwire ahari ibibazo. Ndabyibuka ko iki kiganiro nk'uko nari babwiye, hari radiyo imwe ntashaka kuvuga mu rwego rwo kutayikorera publicité, iyo nari natangiyeho twari twaratangije ikiganiro cya tuganire, ariko baragishimuta baragitwara bakikomezanya kuri iyo radiyo. Ubundi bwari mu rwego rw'iki kiganiro rwo kugira ngo abantu tujye tuza twisanzure tuganire nta mbereka, nta kubeshyana. Niyo mpamvu rero na hano tuzajya tubigenza dutyo. Reka rero ntatinze kwari kugira ngo mbanze nsasire ikiganiro mvuga ngo uyu munsi turavuga tuti ntabwo dukwiriye kurwanya agatsiko ka FPR ngo hanyuma kandi abandi baca inyuma nabo bubake agatsiko kabo. Bisanzwe bimenyereye abantu bamwe abo bita ba opportuniste, cyangwa se ba bantu nyine bacunga iyo inkono igiye gushya bakajabura, bakaza kujabura, cyangwa bakaza ku meza bagafatanya n'abandi. Ibyo byose abo bantu basanzwe babaho, no muri politike niko bigenda. Hari abantu bacunga ibintu bimaze kugera aho bigera, nabo bakavutsa ibindi kugira ngo urugamba abantu baba barimo wenda barebe ko barukuraho inyungu. Ndabyibuka ko igihe MRND yari isumbirijwe mu Rwanda, yagize itya yibaruka sederi iravuka iza, ariko ari ikindi gitekerezo gikuru cya sederi kirenze icyo ngicyo. Hanyuma no mu yandi mashyaka hahita havuka abapawa bahita baza baravuka. Ibyo byose byari umwaye zitandukanye zo guhangana kugira ngo abantu barebe ko ibitekerezo byabo bya politike bishyirwa mu bikorwa. Ubu ngubu rero ntabwo ari pawa cyangwa sederi turimo tuvuga, ariko turavuga tuti ibyo ari byo byose, niba agatsiko k'abasajya mwibuke ko twakarwanyije, kaba kari mu gihugu kaba n'akari hanze, kandi kari hanze, kabandi bari hanze binjira mu bantu bakaza mugafatanya imigambi yo kujya kubohora igihugu, bagahita batelefona mwene wabo uri mu Rwanda batumusope, ntabwo dushaka ko atujya imbere, bati ni mumufate. Bene Rutabana kesi ye mwarayumvise, ntawe uyiyobewe. Abo twarabarwanyije twivuye inyuma. Uyu munsi rero tukwiriye kurwanya nanone n'abandi nabo bashobora kuba bahaguruka bakubaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Tukarwana urugamba rwo kurwana n'agatsiko k'inkotanyi, tugasakuza ndetse tukanasarara tugati dufatanye turwanye inkotanyi. Abandi bati nimwe muretse tubanze tuvuga amateka ni muyavuge rwose. Ariko ngewe ndavuga nti imyaka 27 ni uwuhe musaruro byatanze? Twibuke ko ari agatsiko k'abakiga, ari agatsiko k'abanyenduga, nta dutsiko dushingiye ku turere twigeze dushyigikira. Twarabivuze turavuga tuti ariko nk'abo ngabo nabo bava mu gatsiko k'abakiga bari ku butegetsi, wenda nubwo byaje kugaragara ko abakiga ari mu bice bya za Byumba, abo biyita ko bari abakiga bari ku butegetsi, nabo bakwiriye gushyira umupira hasi bakamanuka bakumva ko ubutegetsi barabutakaje. Icyo bagomba gukora ni ugufatanya n'abandi banyarwanda kugira ngo bakosore amakosa yakozwe, ubutegetsi bwatakaye bwongere bugaruka. Ibyo twarabivuze mu biganiro byinshi twakoze, aho abantu bakagukomera amashyi bakanishima bati sha mwababwisha. Ariko uyu munsi tugeze ku ntambara nanone yongeye kuvuka hagati y'ako gatsiko k'abakiga n'agatsiko k'abanyenduga, n'ubwo babihakana ariko niko bimeze. Uzashaka azaze muha ingero zifatika atari ibyo kuvuga ngo abo babizamura bajye bamenya neza yuko nabyo tutabyihanganira rwose. Icyo dusaba ni uko kandi kutabyihanganira nta kundi, ntabwo tuzajya mu bitsina ngo turwanire kutabyihanganira, tuvuga ni ukubivuga
tukabishyira ku mugaragaro, tukabidenonsa, tukavuga tuti nyabuneka mwaretse tukagira dutya. Niba hari undi muntu ufite undi mushinga wo kubohora u Rwanda, cyokora njyewe nabishima abantu baje tukicara bakavuga bati mu rwego rwo kuvuga ibi ngibi tuvuga, njyewe ntita n'amateka ahubwo nita ko ari ukura konta uko ibintu byagiye bigenda, mu rwego rwo kuvuga ababicanyi aba bagiye bahekura u Rwanda, dore aho bidufasha mu guhangana n'inkotanyi. Aho rwose urwo rugamba narurwana, nanjye nagenda nkarurwana kuko mba mbona harimo inyungu. Ariko kumbwira ngo reka tubanze dukemure ibi ngo muri opposition, ngo mubari hanze, ngo kugira ngo nitugera mu Rwanda ngo tutazarwana, ikipa numva harimo no gukina mu bintu. Rese turakemura ibi ngibi hehe? Nibyo twavuzeho ubushize. Ibi rero nibyo tugomba kwirinda abavandimwe. Uyu munsi twari twavuze ko ntabwo twazanye Bibiliya ngo tugende twerekana uburyo abantu iyo basubiza inyuma mu mateka yabo bakajya bagenda basubira inyuma bareba iby'inyuma, iby'imbere birabacika. Umugore wa Loti Imana yarabwiye iti mugende mureba imbere, kureba inyuma birabujijwe. Yasubije amaso inyuma, uko byamugendekeye murabizi. Muribuka umugabo Yesu yasanze ku kiyaga arimo kuroba, akamubwira ati nkurikira tugende, aka kanya utarebye inyuma, ati oya, hari ibyo nasize inyuma ngomba kubanza kujya gukemura. Ati wowe wigendere, abo njyana nabo nabankurikira. Iyo umuntu asubije amaso inyuma, hari byinshi ujya kuvomayo bigutuma bikudindiza mu rugendo rw'imbere. Navuze nti kuri ku kadepuriya nanditse, navuze nti iyo umusope wese, buri musope wese, abadukurikira n'abazadukurikira kera, buri wese yicare afate nk'iminota 2 akore exercice, asubize amaso inyuma, hari ikintu mu by'ukuri uzasanga kigutandukanya na mugenzi wawe. None hibaze buri wese yicaye akavuga icyo ahanganiyeho na mugenzi we. Twazabirangiza ryari? Umunsi abanyenduga bavuga bati no, mwatwiciye Kayibanda, mwica abaperezida bacu, mwica abaminisitiri, mwica ibiki, mwebwe Leonze criminel cyangwa simbizi, dufitanye ibibazo. Okay, ibyo ngibyo ibintu bikajya ku mugaragaro, abantu bakabyumva, ni byiza. Ariko abatutsi nabo bagahaguruka bati no, twebwe twakorewe jenoside. Abahutu nabo hariye bakavuga bati no, natwe twakorewe jenoside. Ariko urumva abanyacyangwa bati no, twebwe two mwaraduheje, ntabwo twigeze tubona ku butegetsi. Mwebwe abanyenduga namwe bakiga ubutegetsi mwarabutwaye. Hari izo rutine tuzazirangiza ryari? Izo ntambara tuzazirangiza ryari? Nta big family ibaho ngo habeho akarere kamwe karuta kandi. Buri turere tugiye dufite umwihariko watwo mu karengane kabaye mu Rwanda. Yewe ibi ngibi nagiye nanabipfa n'abantu bajya kuzana ibintu byo kuri intambara turimo na FPR, bakajya kuzana ibintu byo ku bwami. Urabona ngo kera ngo abami, none se mu Rwanda niho hariho ubwami honyine? Habayeho ubwami bubi ku isi hose. Abami babayeho mu bihugu byose ku isi hose, bagenda bahemukira abaturage bayobora. Ariko ibyo ngibyo ubu ibihugu byinshi byarabirenze, bari mu majyambere, mu iterambere. Noneho twebwe tujye kuzana iby'umwami Musinga nibarinde nande barwaniye, hanyuma tuze tubikubite mu 2022. Ibyo ngibyo ni ibintu abantu bandika mu gitabo, umuntu akagenda akagura igitabo ukagisoma ukavuga uti dore uko ibintu byagenze. Ariko nabyo byizweho neza, ari ibintu abantu bumvikanyeho, ko amateka yacu yagiye agorekwa n'ubutegetsi bwose bwagiye bujyaho. Niyo mpamvu tugomba kuvuga ngo nimureke n'aya mateka abantu barimo kuvuga n'ubundi nayo nta wakwizera ko ari ukuri. Nimureke tubanze dushaka abantu b'inyangamugayo bazicara bakandika amateka y'ukuri, kuko buri wese amateka y'u Rwanda agiye yavuga uko yishakiye, hanyuma amateka tuyigisha abanyarwanda. Ntizimbye mu magambo, nicyo nashakaga kubabwira uyu munsi. Mbere yo gutangira iki kiganiro, reka mpa ijambo Marie Jeanne nawe agire icyo abivuga. Ijambo ni ryawe Marie Jeanne. Iyi ni sije itoroshye, ariko ni sije igomba kuva mu nzira kugira ngo uwumva azumva, utazumva
ibyo rwose azikomereze avuge yongere avuge ntacyo bitwaye. Abanyarwanda tubwira wa mugani barasesengura bakareba icyiza n'ikibi, kandi urugamba turimo ni urugamba rusaba umugabo rugasiba undi. Ijambo ni ryawe Marie-Jeanne. Urakoze Jean Paul. Nibyo, iyi topic ni ikintu gikomeye, ni sujet ikomeye kandi sensible ku muntu uwo ari we wese, ariko ngewe nifuza ko abanyarwanda bagerageza kureba icy'ingenzi muri uru rugamba turimo. Ntabwo ari ukwirengagiza amateka, cyane cyane ko tuzi ko amateka yacu agiye agorekwa bitewe n'inyungu z'abantu. Niba twaratangiye ikiganiro tugira ngo twereke abanyarwanda ikigamijwe no kugira ngo turebe uko twakwibohora agatsiko ka FPR, hanyuma twagera hagati hakaza abandi bashaka kutwereka ibindi tutayobewe, bimaze n'igihe kinini rwose mu mateka mu by'ukuri bitagira icyo bidufasha ku rugamba turimo. Ndagira ngo abanyarwanda barebe, ubundi iyo ufite umushinga ushaka gukora ureba iby'ingenzi, ibikubuza kuwugeraho ukabishyira ku ruhande. Kubishyira ku ruhande ntibivuga kubijugunya cyangwa kubyibagiwe, ariko ni ukugira ngo ubashe gutera urutambwe. Ikintu kitagufasha gutera urutambwe kigusubiza inyuma ugomba kukishyira ku ruhande. Njye rero nkaba ndeba abo bantu bagerageza gusa n'abaturangaza cyangwa barangaza abanyarwanda. Mu by'ukuri twebwe tukora ikiganiro ubushize nubwo bitera ibibazo abantu ntibabyumve neza, ntabwo ari uko dushaka gusesereza bamwe cyangwa dushaka guhangana. Nta mpamvu yo guhangana kuri uru rugamba, ahubwo na rerite turi gutanga kugira ngo abanyarwanda badakomeza guta imbaraga mu bintu bidafite umumaro. Ibyo rero tukabibona tuvuga ngo abo bantu mu by'ukuri ibyo bari gukora ninde ubiprofita? Ubiprofita aho si uwo duhanganye? None se ntibari kumwongerera imbaraga? Cyane cyane ko bandirwa banatwishongoraho ngo badushyize mu cyumba ngo twaryaniramo ngo wasanga imirambo igaramye hariya. Kandi ikindi kinababaje ni uko abenshi bigize ba porte parole w'abantu bapfuye, mu by'ukuri sinzi relation bafitanye z'imiryango. Ntago ntekereza niba hari manda bafite yo kuvugira abo bantu cyangwa se kuba barepresent iyo miryango. Ntekereza ko ngewe hari roturu nabonye nk'iyo abantu bavuze bati ntabwo bishoboka kuba abantu bagiye kudusubiza 59, 73, 60 n'ibindi, kuko ubu ngubu mu by'ukuri ikintu gikomeye kandi gikomereye umunyarwanda uwo ari we wese. Urebye uburyo FPR yaje icamo abanyarwanda ibice, abenshi dayeri muri abo bavuga ibyo bakaba baragiye no kuyifasha urugamba, none uyu munsi bakaba bibona hanze, ahubwo noneho bakaba bariho batangiye kuyifasha nanone mu bundi buryo, babizi batabizi ntabwo mbizi, ariko ngewe ku bwanjye muri analize yanjye ndabona ko bakikomeje kuyifasha, kuko ntabwo ubiprofita ntabwo ari umunyarwanda ushaka kwikuraho agatsiko kamukandamije, ahubwo ni wa wundi bakomeza gutiza umurindi kugira ngo akomeza dusekere, kandi ubwo we ntahuga. Nicyo kibazo, ibyo abantu barabyibagirwa ko FPR ntihuga, nta n'umunota ifite wo gutakaza, ahubwo ibyo ngibyo birayifasha kugira ngo ibashe kutwinjiramo nanone ikomeze dusenye. Ibyo rero abanyarwanda ngewe nibo numva nakwibwirira, ni ukuri dutangire duhindure mentalite, tuyerekeza mu kintu cy'ingenzi kizadufasha kwikura mu bibazo turimo. Uwo Kayibanda bavuga, Kayibanda yagize igihe cye, ibyo yakoze rwose abanyarwanda bose barabizi, kandi yabikoze mu gihe cye agera no ku kintu cy'ingenzi. None se niba uyu munsi ngewe mvugira Kayibanda ubazutse
akumva yenda uburyo muvugira mfite umujinya mfite kwivanja ariko byamushimisha. Mu by'ukuri we yigeze agira icyo kintu cya vengeance. Abantu bavuga ibyo bintu bajye banatekereza batari ku uyu muntu ushyigikiye, uyu murideri wanjye, uyu role model wanjye, ubazutse akabona ibyo nitwaramo, arabona koko nafasha kubohora u Rwanda nk'urwo yifuje cya gihe. Nabyo bari bakwiye kujya babyibaza. Ariko abanyarwanda ni ukuri bamenye icyo bashaka, ko gukomeza kubaka utundi dutsiko twiyongera ka FPR nako katoroshye kugira ngo tugatsinde, kugira ngo tubashe kongera kubona igihugu cy'abanyarwanda. Twirinde kwicamo ibice, twireba mu moko, twireba mu turere n'ibindi byose ushobora kumva. Kuko ngewe hari kugira ngo ntange urugero na profite yenda mbwire nk'abantu bafite iyo myumvire, yenda bavuga bati Marie Jeannette hariya ni umuhutukazi buriya azajya avugira abahutu. Rwose ibyo bintu abanyarwanda uwumva akiyubakira ku moko, ubona Marie Jeannette akamubona ko ari umuhutu, uwo ngo ndagira ngo mubwire ngo nabyibagirwe kuko akarengane ntabwo ari ak'ubwoko, akarengane ntabwo ari ak'akarere, akarengane umunyarwanda afite uyu munsi ku isaha tugezeho uyu munsi, nubwo byinshi byagiye bibyubakiraho, ndumva ntacyo byadufasha, ahubwo birushaho kudufasha gusubira inyuma. Umuntu wese agerageze yumve ko umuntu wese ari nk'undi rwose, mu buryo wabihitamo utabihitamo, ariko nzi ko nta n'uwabihisemo dayeri. Nta muntu n'umwe wambwira ngo yahisemo kuba iki n'iki, kuvukira aha nawe. Twubahane, twige kumenya ko umuntu wese, umunyarwanda wese aho ari ku isi, tugomba kubungabunga ubuzima bw'igihe tubishoboye, tugomba kumurengera mu gihe tubishoboye, ariko aho kugira ngo tugende turyana amasata burenge tugambanirana. Sinzi niba mwabonye, nako ndatekereza ko ntabibonye, uriya mugabo, uriya musaza ngo niba ninda yambaje harya, buriya ngewe nanamushimye. Uti kubera iki? Ni byiza kwerekana umurongo urimo. Iki kiganiro cyacu twavuze ngo tugomba kugeza igihe tuzagira amagurupe abiri, ashyigikiye n'arwanya. Abo bantu nibipozisiyone rwose tubibone, n'abanyarwanda babibone, noneho na rwa rugamba ruzanoroha. Kuko mu by'ukuri aho kugira ngo abantu biyoberanye bagende bihisha mu bandi, hanyuma bagende baturya amasata burenge, twebwe twibwiraga ko turi kumwe, mu kanya gato tubona umuntu atwiyeretse ukundi. Ubwo urumva muri make tuba dusubiye inyuma h'igihe kingana gute? Kitagira ingano. Ari nayo mpamvu FPR yabashije kuducengera, iradutanya, dusubira inyuma birenze na 59. Ngiye nkurikije uko mbibona uyu munsi, sinari ndiho, ariko ntekereje ko uyu munsi amacakubiri arenze ukwemera, kugeza no mu miryango, kugeza no ku mubyeyi n'umwana. Ibyo bintu sinigeze mbibona. Ababayeho yenda muri za 59 bazatubwira uko byari bimeze, ariko mu by'ukuri niyo ntwari ikomeye bakoresheje kugira ngo abantu batazongera kwicarana ngo bongere batekereze. Irabaryanisha, iraturyanisha, none no kugera mu mahanga, kugera no kuri za YouTube. Ni ibintu bibabaje. Jean Paul, nawe Felicite, iki kintu ni kigari kandi ni suje ikora ku mutima, ikora ku buzima bwa buri muntu wari we wese, ku buryo n'ukuri nitutabirenga ngo turenge abo turi bo, turebe n'abandi, mu by'ukuri ntaho tuzagera. Kandi abo bantu bazakomeza batera imbaraga cyangwa batera inkunga mu buryo babizi batabizi. Ariko ngewe ndagira ngo natirera attention vraiment, narerite ntanga umunyarwanda wese uzi ubwenge yarakwiye gushyira hasi ikintu cyose yumva kimutandukanya na mugenzi we, tukamenya ko turi abanyarwanda, niba twifuza u Rwanda, cyane cyane abari mu gihugu mbere y'uko FPR iza. Kuko abo bantu nibabasha gushyira hamwe, mumenye ko FPR irabitinya, itinya umuntu wegerana n'undi, itinya umuntu wicarana n'undi, cyane cyane abari mu gihugu, kuko n'ubusanzwe nitwe yitwaje kugira ngo igere aho igeze. Twayihaye imbaraga,
ntekereza ko abenshi bazaba bandayambaje batabizi usange bariho barayitiza imbaraga. Reka ndeke Felicite nawe avuge, ariko ubwo turongera tuganire, ariko abumva yumve, ariko birababaje biteye n'agahinda. Murakoze. urakoze Marija. Ntabwo twabivuga mu buryo buhagije, ndetse yewe hari n'abavuga ngo n'abanyandikira ngo muzatakaza audience. ngo hariho ikintu nabwiye abantu tugitangiriye radiyo, ndababwira ngo nubwo nasigara ndi njyenyine nkabwira undi umuntu umwe, turi babiri turebana nkumva aranyumva, biba bihagije. That's enough. Ntabwo nkeneye amafaranga ya YouTube nk'uko Kigali hori biririmba. Njyewe nkeneye ko abantu tubwira bumva ibyo tubabwira, baba batanu tukaganira tukumvikana ku kintu yakumva hari aho anakaza tukabiganiraho, akambwira atangaha ntabwo ari byo, turebe ukuntu tubikosora aho birumvikana. Ariko kumwangisha ngo abantu bazagenda, ngo abantu ngo baba hehe simbizi ngo bazagenda, bazagenda ni ikintu ntiguraguraho kubwiza ukuri abanyarwanda. Sifite abanyarwanda babaye mu Rwanda imbere, nicyo cyabuze ngo umuntu ababwire, umuntu bamubwire, bamwumvishe ukuri, apana kujya kuvuga ngo uyu ngo duturuka hamwe, ngo shanga uriya ngo mwavuze kanaka ngo kandi duturuka hamwe, ngo buretse nzi nanjye ngo nzabereka. Ariko urumva nk'iyo myumvire koko umuntu ntuzi n'aho hantu yari atuye, nta nubwo mwari muhuye ariko ngo kuko duturuka hamwe ngo mwamuvuze ngo nanjye nguzanye. Kandi hari abanyapolitike bubakira kuri iyo politike, akajya agenda arobamo umuntu ngo uriya ngo nuhe, akamwiruka inyuma araramushaka ngo ariko ngo buriya ngo bari abantu ngo wabumvise ngo kuva kera twaragowe, ngo urabizi ngo none reba ngo ibintu barimo kuvuga, kuva kera mwaragowe kandi utari wakanavuka we, ubu urimo kubikubwira wenda we yarahari. Ariko uwabibwira wenda avutse muri 90 cyangwa muri 80, umuntu utazi ibyo muri 73, utazi iby'itanu n'icyenda, ngo buriya ngo twaragowe. Hagowe bande ryari? Jean Paul na Yezu yaravuze ngo abanjye ngo muzabamenyera ku mbuto, ngo bene abavandimwe banjye ni bandi. Bamuhoje ngo abavandimwe bene bandi nabo ngabo, yavuze ngo abavandimwe banjye n'abakora gushaka kwa data. Urumva? Natwe abavandimwe wacu saba b'amasano y'amaraso, saba mu karere, saba iki, nabo tureba hamwe koko mu by'ukuri kandi tukabwizanya ukuri nta buryarya, tugamije kugira ngo tubone igihugu cyacu dusangiye twese nk'abanyarwanda. Nabo twita abavantara nibemera kuba abanyarwanda ntibaze bazana ubutiriganya n'ubutiku na biriya binyoma, nta mpamvu tutazabana. Nibyo bagomba kumenya. Ariko Marie-Jeanne, reka wenda mbere uko duha ijambo Mwemayire, reka kubaza ikibazo kimwe. Iyo ujya kwiyunga n'umuntu, tuvuge wenda ugize ibibazo hagati y'umugore, tuvuge umugore n'umugabo, abantu bafite abagore n'abagabo, wenda babyumve, wenda batarabagira nabo babishyire muri context y'ishuti zabo. Umuntu ukaza umubwira ngo ariko ngo no muri 2000 ngo wankoreye ibi ngibi, ati sawa birarangiye. Ejo ukongera ukagaruka ngumva ngo 1959 ngo nabwo ngo wankoreye ibi ngibi. Umuntu ati sawa. None se imyaka 25 n'irindwi igashira, wa muntu umwibutsa ko hari ibintu yewe usibye nawe bikamera nka byabo wa mwana w'intama n'ikirura ngo aratoba amazi ari mu majyepfo. Ati nubwo niba atari wowe uwantutse ni mukuru wawe cyangwa mwene wawe. Ubwo urumva naho ngaho abanyarwanda bageze kuvuga ngo niba ushaka kwiyunga n'umuntu ntabwo kwiriye gusubiramo guhora umwibutsa ngo ari ya makosa yawe wakoze, ya makosa yakoze iyo ukomeje kuyazana iteka, wa muntu ntabwo abona ko mwiyunze by'ukuri, ahora abona ko umubonamo amakosa. Epuruta twakabaye dufatira ku byo dufite uyu munsi, tukavuga tuti noneho tugiranye igihango kimeze gitya. Abantu bari mu Rwanda tugiranye igihango cyo kubaka u Rwanda no guharanira yuko ubutegetsi bwa FPR buvaho hakajyaho ubutegetsi bwiza. Hanyuma icyo gihango cyavaho, icyo gihango habamo kubwizanya ukuri. Ariko ibyo biba une fois pour toutes,
bikaba rimwe bikarangira. Bizaba ryari? Bazahuzwa nande? Nibyo ubushize Tarisisi yavuze, abantu baramugaye, bamwe baramugaye batabyishimiye, ngo yavuze ngo ntago ari igihe, ngo bazahuzwa nande, ngo inyungu ninde ufite ububasha bwo kubahuza. Ariko ni ikibazo gikomeye. None se ninde baha ububasha bwo kuba bahuza abantu ngo bakore igihango, bakorana icyo gihango? Ninde? aho rero reka ngusubize. Mu by'ukuri baramutse babyumvise bashyira hamwe bakazishakamo abarideri kugira ngo cya kintu bazagira igihe cyo kwicara hamwe bakabunga bafite umurongo bagenderaho. Ni ukuvuga ngo nibareke tubone igihugu dushyiraho amategeko cyubahiriza uburenganzira bwa buri wese, noneho na bya bibazo bizamuke bifite kadire byigirwamo. None se aha hanze dutagaranye duhurira kuri za Zoom, Jean Paul nturahura nanjye ntunzi, umbona kuri Zoom twahuye gutya, ni hazaza sindanakubona uhagaze, niba waracitse akaguru, niba ufite amananga simbizi. Gusa duhujwe n'ikintu kimwe cyo kubahangayikishwa n'uko igihugu cyacu kibayeho mu buryo budakwiye, ari nacyo cyaduhagurukiye, nacyo cyaduhuje. Aho rero imbaraga nituzishyira hamwe tukabona cya gihugu, tukishyiriraho ubuyobozi, tukashyiraho amategeko n'inzego zikorera abanyarwanda, nayo amateka ari nk'uko wanabivuze, abanyamateka bazaza bandike amateka atabogamye. Ariko si ukuvuga ngo abo bonyine, ko ntekereza ko hagombye kuzabaho rukokoma cyangwa ino organization runaka, institution yashyizweho yiga amateka kandikwa, abanyarwanda bose bakayagiramo uruhare. Muri cya gihe twabonye igihugu kandi twashyizeho inzego zibereye twifuza, iyo kadire ibyo birashoboka. Ubu se uyu munsi baratubwira ibyo ngo bikorwe nande? Ko numva banashinja bakajya no gushinja abapfuye ngo rewonze criminel. Ese hariho bangaye? Ese uwo Habyarimana batuka uko byamugendekeye ntibakuzi, harya we ntiyishwe? Ubu se abana be nabo bahagurukiye bajya kuvuga ngo nanjye ndashaka. Koko ni ikibazo. Simbizi niba ngushubije. Oya, uransubije. Icyo usubije ni ukuri. Kandi buriya twumva byinshi. Iyo twavuze nk'ibi twumva byinshi, tukabona byinshi. Buriya ni uko utazi ibindi bintu by'abantu baca inyuma nabo bakaza bati ariko baravuga Kayibanda we yakuyeho mbonye umutwe ati dusubire mu mateka, ugasanga buri wese agiye aguha uruhererekane rw'ibintu by'uko abizi n'undi uko abizi n'undi uko abizi n'uko abizi, ati tubishyire hasi noneho tubivuge uko bamukuyeho, uko nawe yari yanze kuva akagenda akajya hariya, amateka yose bakayakurondorera, n'undi wese akakuzanira inzigo ye, n'undi akakuzanira iyo, undi akaza ati si uko byagenze, wowe yarabeshye. Aho rero niho njye mvuga ngo nubwo wafata ibinyejana bingahe, ibyo bibazo ntiwabirangiza. Kubera iki? Ibyo bibazo ubundi byari kurangizwa na bano bakurambere bacu, byari kurangizwa na bano ba data, ba sogokuru na ba sogokurutsa babibayemo, ariko ntibabirangije. Ikibazo rero dufite uyu munsi, iyo tuba uyu munsi babivuga turi mu Rwanda, tukaba turi mu Rwanda, nari kujya muri iyo deba nanjye nkayijyamo byembye, kubera ko hariho ikintu bita competence territoriale. Ni ukuvuga ngo ibyo ngewe uyu munsi mvuga, usibye kuba namobiliza abantu bakabyumva bakabikoresha icyo bashaka, ariko nta n'icyo byamara abantu badashatse kubikora, badashatse no kubyumva, nta ruhare nabigiramo. Ariko igihe haba hariho kadire nk'iyo wavugaga y'inama, itari inama y'umushyikirano nk'iriya yo mu Rwanda babeshya nk'iyo, cyangwa rukokoma nk'uko usite twagira mu ngo yarayise, hakavamo imyanzuro abanyarwanda bakwiriye gushyira mu bikorwa, aho ngaho umuntu yabyumva. Muribuka ariko ikintu cyatandukanyije FDLR hakavuka FRN na ntuza na CNLD, icyo ngicyo icyaba kigana abanyenduga. Ariko abantu bashaka kukaminimiza bakagira gato bakatujyana mu kintu ngo ni 11 twivugira gusa, ngo nta nyamara nicyo cyabatandukanyije. Abanyenduga bagenda ukwabo bajya mu majyepfo, abakiga bagoma mu majyaruguru muri Kongo. None ubu bigenze bite?
FPR iratera bamwe ikabarimbagura ikongera ikazamuka ikajya mu bandi ikabarimbagura barangiza akavuga ngo ntabwo ari ikibazo ngo dukwiriye ngo ntabwo ari ikibazo dukwiriye kubanza kubwira abantu ko bagomba kubanza kureka ayo macakubiri ayo matiku barangiza bakiyunga tugashakira hamwe igisubizo kugeza n'uyu munsi ushaka kubwira FDLR ngo ivugane na FPR ntibishoboka barakubwira batawunga batawe ibintu badukoreye ni ikibazo rero ni hari ibintu mbabwira ngo tuba twumva byinshi hari n'ibyo tuba umuntu avuga atanagombaga kubivuga kubera ko hari abantu bashaka kwihica ngo bakajya bagupusa bagusunikira kwemera ibintu by'amafuta urimo kubireba cy'amakosa urimo kubireba bakavuga ngo tubiceceke ngo nta muntu ngubereyeho ngo kwigisha abandi ngo kabagira nk'ihene kabagira nk'iki nta muntu tugize ihene nta muntu tugize dushaka ko adukurikira nta n'uwo twahamagariye ngo adukurikire rwose turi guverinoma de resistance ni guverinoma de combat uwumvisha ari muri urwo rugamba rw'intambara rwo kubohoza igihugu turajyanirana uciye ku ruhande akajya kuzana iby'abakika turamubwira tuti buretse rwose mu kiga muvandimwe turakubaha n'ubukiga bwawe wivugira igikiga cyawe turabyubaha nta kibazo ariko buretse budufashije uburetse tubanze duhanganira ziriya nkotanyi umunyenduga nawe bizamutse ejo bundi bije muri opposition ejo bundi nibwo byongeye kunyenyeretsa gahoro kuva tangira ibiganiro byo ku isi n'ijuru biranyenyeretsa none bigiye kuba big deal bigiye kuba ikibazo gihambaye cyane kubera iki sinumva impamvu abantu babiremereza kandi ari ibintu byarangiye ari amateka yarangiye umuntu agahataho mwumvise abantu batuka basanga muri Zoom bakabatuka ngo wowe mu kiriya ngo kintu ngo wakinwe bakabagira zero uwo muntu muzafatanya ryari niba wamaze kumwita ikintu cy'ikinazi muzafatanya ryari none uwo muntu utitaye no kuba yumva yafatanya n'umuntu nibuke ko nta muntu udafite akamaro muri ubu rugamba uwo muntu utabyitaye uwo muntu ni ukubwira ngo agufasha no gufatanya n'inkotanyi ngo azajya kurwana n'inkotanyi umuntu umwe se cyangwa babiri yarwana n'izera nkotanyi nubwo mwaba bangahe hakenewe ubufatanye bwa bose nta muntu udafite akamaro muri ubu rugamba mw'abantu keretse wakwikuramo ubu mwashaka akabyanga akikuramo akijyana ku ruhande akagera guteye it's okay ntacyo wamugenza ariko gufata umuntu uri mu rugamba niho njya nasekera abantu bavuga ngo birukanye umuntu ari muri revolution umuntu yaraje atanga ibyo atanga ubuzima bwe atanga amaraso ajya kumugaragara ajya kuri tambarare hafi FPR muhiga buri munsi ngo ndakwirukanye ngo genda ngo va mwisha atikuyemo wamukoresheje ukamuha ibintu bikamunanira wenda akikura ariko uri ku muheto wa FPR uri ku isasu rya FPR uri ku munigo wa FPR ukirukana umuntu wari ufite akamaro uramwirukana umushaka mureke yikure ananiwe uri kuri mute Marija uri kuri mute ndavuze ntibakakwirukana barakubonye wizana voilà c'est ça muri revolution muri revolution mu miramutwara bati ubundi igitekerezo kiba kikiri mu mutwe we ijambo ni ryawe mwimaye nawe dufashe ndabona muri chat aho kugira ngo bakurikire ikiganiro cy'uyu munsi bibereye muri ndagije na mwimaye kuva twatangira n'indagije na mwimaye bantu muri chat uyu munsi ndagije ndabamureke hano muze mu kiganiro ndagije nimwe mumwihoreye wenda ndagije ndabamureke ibyo byarangiranye n'umunsi w'ejo ngo bafite ubwoba ngo ko ari bunyibe ntabwo njyana ntabwo ndi umwana ntibantwara mu mufuka nzi ko ngo abantu ngo buriya ngo iyo umuntu ari umukire ngo abaze ubwenge ngo agishwe inama nta cyaha agira aba ari umuntu mbese niyo mpamvu wumva bakubwira ni intore n'ibyo twabibonye ariko ni imfura nta ntore y'imfura ibaho ni intore ariko ni imfura urumva rwose ni umuntu mwiza ukorana na FPR niga abantu gusa ni umuntu mwiza asangana reka mureke nta munsi nta mwanya afite hano uyu munsi ntawo rwose aba afite impungenge ngo arantwara ntabwo antwara ayo mafaranga ye naye bwite nta nzara yayo mfite banze mbibibutse ngo bayamuhaye se njye nyobewe ko Kigali yafite ndabizi
nta nzara y'ayo mafaranga y'umuntu iyo yashaka wari kuyafatira i Kigali ntabwo wari kuyafatira mu buhungiro wari kwigumira i Kigali nari kubakomera amashyi nkayarya neza guhera muri 1994 rwose ibyo bintu bitabaye icyo gihe rero uyu munsi njye ndya duke nkaryama kare ibyo tuharenge rero rwose abantu be muri chat nimugaruke twicare nk'abavandimwe tuganire njyewe ahantu ndi buhere iki kiganiro ndagihera kuri purpose y'iki kiganiro kuva gitangira. Iki kiganiro cyo kuwa kabiri buri muntu wese azi ukuntu cyatangiye. Twatangiye tuganira tuvuga uko twabanaga, tuvuga uko iwacu twabagaho, tuvuga ibyari byiza, tugaye ibitari byiza yenda nubwo bitari byinshi, tubivuga uko biri nta kintu tubeshye. Twifuza ko abasope basubirana bakibuka nibura icyo bapfana, bakibuka ubuzima babanyemo, iby'amoko butututsi bakaba babishyize hasi, tukarwana urugamba rwo kubanza kwikiza FPR. Ndashaka kwibariza abantu batuzaniye Kiganduga, urugamba rw'amoko rwa hutututsi rwo rwarangiye, cyangwa rwo nuko bataruzamura uyu munsi ngo ruhinduke iturufu, nabwo baturyanishe barukoresheje, kuko aho ngaho ho twamaze kwashyira ingufu zihagije. Buri muntu wese azi ko nimba ari umusope ajya mu murongo wo kurwanya abavantara nta yandi makuru. Ubwo rero nimba ibyo byananiranye bakavuga bati biriya byo biri too sensitive, bivuze abantu bose bagutera amabuye, uzanyemo ubwoko uvuze ngo abahutu twigira ukwacu badutera amabuye, reka dushaka ibindi bintu biri bubaryanisha ariko bitari hutututsi, kuko yo bayishyizeho ingufu. Nagira ngo nibutse aba bantu ko urugamba rwa Kiganduga rwose nta hantu rwatuperekeza, n'ugutiza umwanzi umurindi, n'ugutiza FPR imbaraga. Babivuge babikwepa batabikwepa, babyemera banga kubyemera, batsimbarara, bamenye ko barimo gukorera FPR. Ibyo rwose babimenye, nta guca ku ruhande. Umuntu uzana Kiganduga hano nge namwita n'intore, nta bwoba mfite. Nimba bimubabaje nakora urugamba rwe rwashake n'abakiga bamufasha, maze bagende barwana urugamba rwabo, ariko bareka bagenda, bareka bafite aho berekera bagenda. Kuko hari abantu ngira ngo barashyikiriye muri ya mahanga nta kibazo bafite. Urazana iyo Kiganduga cyakora ikabona abafana, mu gihe ubwira abantu twishyira hamwe dutahe, ukabona wapi. Umuntu arifata agafata channel ye akavuga ibintu by'ubwoko bumwe gusa, akaganira ubwoko, akavuga ibishego, agatukana, akabwira abantu two bambariyeho, abantu ukabona ngo kace. Ubu nibyo dukeneye, nibyo dukeneye koko. Cyakora ntari ibyo ntagaya ntatindaho, kubera ko wa mugani hano hanze hari imbuga nkoranyambaga zigira amafaranga kubera ko abantu bazirebye cyane. Ko rero umuntu iyo ashatse ibintu abantu bakunda akabivuga, ntacyo bitwaye kuko abarimo gukorera ye, ariko ntakabyite kandi ko arimo no ku rugamba rwo kurwanya inkotanyi. Kuko ibyo bintu ni nk'uko wavuga wa mugore wo muri Zirara zishya, donc iniriya nayo ni Zirara zishya yindi iri aho ngaho, ni mu byo kuyobya abantu, byo gutwikira mu maso y'abantu, ko tubwira n'ugufuringa abantu, n'uko ba brain washing. Sinzi abantu bafata umwanya wabo bakajya guta igihe, simbese ni ibintu bikomeye. Ariko kubera ko abantu barinaniriwe, bafite stress nyinshi, banza bamwe baba bagiye no kwisekera, banza bamwe simbizi, ntabwo abantu bari serious. Umuntu utari seriye rero, iyo umuzaniye urwenya ukamuzanira TikTok, yafata umwanya buriya yandeye by'umuntu mukuru uri guseka na TikTok, mbona ari igicuru, nta nubwo nzi ukuntu nabifata. Mbona yo hari abantu ujya kubona ukuntu umuntu w'umugabo w'ubwanwa arimo guseka na TikTok, ngo Facebook, umuntu arimo araseka, ndamurango namusukaho n'indobo y'amazi ndi hafi. Umuntu w'umugabo wagombye gushaka ibindi bintu biri mu ubwenge, ukabwira umuntu uti ibi n'ibi ngo ngiye kureba umupira. Seriously muri iki gihe ibintu bimeze uko?
cyakora ngewe umuntu wese agira ibyo ashima akagira n'ibyo agaya. Ngewe mbabazwa n'umuntu ubona inzu zishya akavuga ngo umusase turyama. Kandi ngewe niko nabigereranya pe. Inzu zirashya, abanyarwanda bashize, abamotari barakorera leta kuri moto zabo biguriye, abanyarwanda barahingira icyama, mu mirima nayo bakodesha nacyo yari iyabo. Abantu baricwa, imirimo myinshi cyane baritunze abantu mu gihugu barayihagaritse ngo ni akajagari. Umuzunguzayi caguwa murayiciye, abanyarwanda bose bambaye udutenge, nta muntu ukigira umwenda. Ibintu byarakomeye, aho kugira ngo uganire ibintu bifite aho byerekera. Ngo ngiye kureba umupira Arsenal ngo gusinzi imbaruko harya ngo tukwamo nkuru cyangwa umwere uturutse ibukuru, kubera ko uwitwa shebuja aho kugira ngo atekerereze abanyarwanda amafaranga yakabavuje yagafunguye zira poste de santé zari mu biturage zamaze gufunga, zafunze zarahoze zarabanje kuba ari za leta zikubaka ku mafaranga ya leta bikarangira bazigize iz'abikorera ku giti cyabo nabo bikarangira bazifunze. Abaturage bagafata ibirere bakongera bagakora ingendo nka zimwe twakoraga tuva iyo bigwa tugikabwa. Ibyo bintu umuntu akabura kuba ari byo areba, agafata umwanya wo kureba TikTok umuntu w'umugabo, wo kureba ngo zirara zishya, ngo bwa buteatire bwateye Kigali, ibintu utamenya. Mbese hari abantu bakuriye ubusa. Icyo kintu nicyo nababwira, hari abantu bakuriye ubusa rwose. Abantu muri ku rugamba ariko wafashe inkota arimo no gusogota mu mugongo, kuko buri umuntu arimo kukuzanira amakuru aterekeranye n'urugendo ugiyeho, barimo kugusogota mu mugongo rwose. Nuko muri ku rugamba mwese sinzi uko ku rugamba bigenda, arago nigeze njya ku rugamba, ariko nimba abantu bari ku murongo umwe bafite imbunda bafite aho barimo kurasa, mu bo bari ku mwaka bari murimo kubarasa nka kumwe barasha Rwigema, ubwo se murumva urugamba ruba rukigiye he? Bariya bifate nk'uko Kagame yafashe Rwigema akamurasa, agafata ababunyenyeza akabarasa, agafata bakayitara akabarasa, bari ku rugamba rumwe. N'abariya nabo bumve neza ko bameze nkawe, barimo kudukora nk'ibyo Kagame yakoze bari. Je ndumva ari uko nabivuga. Iriya Kiganduga bayifate nk'uko Kagame yavanye ngo bakuranye, babanye, bajyanaga ngo kumva amakuru y'inyenzi, nimba ari we wabivuze, niba ari Sofia nabyumvise ejo bundi. Warangiza uwo muntu mugendana musangira kabisa nagahiye, mwabanye ubuzima bubi n'ubwiza, mwese muri abana b'impunzi ampurisi b'imfubyi, ariko ukaba umubikiye ko ari wowe uzamumenera amaraso, mugakurana ariko ari wowe uzamumenera amaraso. Icyo kintu ntabwo sinzi niba abantu bumva uburemere bifite. Rero nimba abantu turi kumwe aribo barimo kuturasa nk'uko Kagame yarashe Rwigema, vraiment nimushaka muve ku cyeje, ibyo bintu ntabwo bigezweho muri iki gihe. C'est vrai, muhindure ingendo, muhindure. Ngewe narabivuze mbere yuko ibi bintu bitangira kuvuza urwamo, nabivuze ariko ibi ni ugusogota abantu. Mushatse mwabyihorera, kuko iki kintu mugiye kuzamura, iki kintu kizatwerekeza ahantu habi. Murabona aho kitugejeje? Cyane bivugiye mu gikari, ariko ibi bintu bizatugeza ahantu habi. Nta mpamvu oya ngana Marie Jeanne ati imijinya. Hari abantu bazi kuvuga neza simbizi. No, abantu basobanura ibintu neza nyine, nyoza binyabigenge n'abantu. Ako vraiment ibi bintu abantu ntibashaka babyibana. Nibabireke nibave kuri TikTok, nibave kuri zirara zishya, nibareke ubu buteatre, nibaze tube seriye. Urakoze Mwemayire. Igihe twatangiraga uru rugamba twabibwiye abantu nk'uko babivuze, barabikana batangira kuvuga bati reka turebe, ariko ntibyateye kabiri radiyo batangira kuvuga ngo ni radiyo y'abatutsi, ngo ni radiyo, ariko mu kanya nk'ako guhumbya babona turimo guhangana na ibuka kugira ngo ijye mu manza, preve nyinshi nimwe benshi mwaje kuzidusaba.
ibuka kandi muri iriya ibuka mwibuke ko iyo ibuka duhanganye nayo ngewe narabwiye ngo no ku rubuga n'abagaho abo tuvukana baranyirukanye abo twitwa ngo twari kumwe ku musozi twirukankanye ibishanga tukirukana baramburutse muri bariya tuvuga bayibuka harimo abavandimwe harimo inshuti harimo abo twaturanye kuki tubavuga nuko kuki tubabwira tuti mwebwe koko muriruka inyuma ya FPR koko mwitwa ngo muri abantu bazima mwitwa ngo igihe barabibukije tuvuga ati igihe katwongere tubyibutse n'aba ngaba barimo kuzamura imbwi ngo ngo reka tubabwire igihe wari uraho wari uri buri wese atekereza aho yari ari kirya gihe muri 94 wumvaga ko hari igihe kizarangira ukumva ko uzajya noneho guhiga mugenzi wawe cyangwa wumva wifuza ko ibyo bintu byagaruka byo guhiga mugenzi wawe ibyo bintu twarabivuze turabivuga ntabwo ari cyo gihe iki nta gihe cyo guhiga abantu kirimo ntabwo ari igihe cyo kwikanga inyuma y'abantu akarengane twarakabonye gahagije kugeza ubwo umuntu ahinduka mu mutwe wo kumva no gutekereza utagitekereza kari akarengane ukavusaba Imana ukavuga uti ibi bihagaze nazaharanira yuko bitazongera kubaho bimwe bajya baririmba ngo never again ku magambo gusa ariko ubona abantu bajya mu nzira yuko nibishaka biho cyangwa biroreye dufatiye ku byo mu Rwanda niba abantu bica abantu mu Rwanda nta akazi kabo reka ngewe mbanze nirangiriza ikibazo nifitaniye n'abakiga cyo muri 73 hanyuma icyo 2022 kirimo kwica abantu ntabwo kihuta Jean Paul ntubaza akabazo kamwe cyangwa nkabaze nabo ba ubundi iyo bibutse neza bagatekereza neza abantu bari muri iyo generation bafite amakuru y'impamo bahagaze ni banga Sesa ntibajye cyane wababara ku ntoki mfite imyaka 50 uyu munsi iyo myaka 50 sinibara mu babizi kandi abantu bari mu myaka yacu ni bake nabo ubwabo noneho bari imbere yacu bo nibo hafi ya ntabo abantu bari kubwirwa ibi ubundi bafite inyungu yihe yo kubyumva ikintu gikomeye bareba imbere ni ubuzima bwabo ni imiryango bazubaka ejo cyangwa ejo bundi cyangwa bubatse ejo hashize ikiri impinja bakeneye kurora imbere bakeneye gukira FPR bafatiye inkota ku ijosi ntabwo bakeneye kumenya ibyo basekuru babayemo kurusha uko bakeneye kumenya uko bari bubeho uyu munsi n'abana babo rero nibabanza basubire muri generation dufite uyu munsi 70% ntabwo bumva ibi bintu murimo kuvuga ntabwo bashobora no kubisobanukirwa niyo wararutetse twebwe noneho twe tuvuga ko nta nibyo tuzi ariko dufite noneho n'imyaka isa n'iyigiye inyuma gato ni haraho hafi twe hari naho twabyize no mu ishuri hari aho twabyize hari aho twabyumvise hari aho twabisabiye amanota twabikoreyeho amanota twe dufite kanosi ngaho mbwira umwana wavutse FPR igiye gutera cyangwa yarateye bese umwana yasanze ari umwana muto yari muri za 85 mwana wo muri 85 FPR yateye muri 90 afite imyaka 4 ntabwo kumubwira ibi bintu abyumva uwo ni umuntu uyu munsi w'umugabo w'imyaka 31 ntabwo ibyo bintu abyumva ese barashya barura iki ko numva bagusorera mu rucaca izi ni intambara z'abantu bashaje kandi nabo babarirwa ku mitwe y'intoki kuko bararangiye nibyo rwose nibareke kuduhuma amaso rwose ibi ni ukuduhuma amaso generation yumva ibi bintu ibarirwa ku mitwe y'intoki bareke turora imbere abana batoya bo bazafata umwanya bazi ubwenge bari muri digital muri monde ya digital bafite internet bafite Google bafite ibitabo bazabisoma bazanabyigishwa yewe nitunamara no gutuza ibibazo bigabanutse ikibazo gikomeye cyo kubura igihugu kivuye mu nzira ibyo tuzica tubiganire ariko igihugu tudafite kuba tudafite igihugu ubwabyo ni ikibazo cyagombye kuraza umuntu adasinziriye byagombye kuraza umuntu adasinziriye birababaje kubona umuntu w'umugabo wararasinziriye twarabuze igihugu akababazwa ngo nuko ngo Kayibanda ngo yishwe na Habyarimana nawe akicwa n'inkotanyi nawe ntahari nibura ngo bimwishyuze
mwemaye ikibazo ni uko n'ayo mateka bavuga batanayigiramo. Inkotanyi byazigombye umwanya ungana iki wo kohereza inyumba akajya kwa Maduwa Kanyarengwe ubwe wari wararahiye ko atazigera na rimwe avugana n'inkotanyi umusatsi utameze. Byabafashe umwanya ungana iki? Kuki byabatwaye umwanya wo kujya kumushaka bakamuzana ngo baganire? Nuko bashakaga igihugu. Niyo mpamvu jewe mbabwira ngo n'uyu munsi nta n'impuhwe bari bamufitiye rero kujya kumushaka, bagiye kumushakamo icyo abamariye, ntabwo bagiye kumushaka ko bamukunda. Sesa nicyo ngicyo nshaka kubwira ko donc igihe ufite intere ya mbere yo gushaka igihugu niyiza ku mwanya w'ibanze. Kabone nubwo waba uzi ngo muri abo bare 11 criminels hari abakiriho, wenda hari abagihari simbizi, abo bagihari uramutse usanze ari umuntu witeguye kuba yahinduka akagufasha mu rugamba urimo rwo gushaka igihugu, nta mpamvu yo cyane ko ashaka no kuba kurusha experience. Exactly. Nta mpamvu yo kudafatanya nawe ngo ufate igihugu. Dore mistake ni iyi ngiyi, dore uko ibintu byagenze hano wabigenza ute? None se ko Kanyarengwe bamushatse bamukunda, rizinde bari bamukunda, none se ntiwabonye ko bageze i Kigali bagahita babaniga? Bahise babaniga buriya nabyo inkotanyi umuntu ntiyabibashimira kuko ntabwo yabibashimira, nyine nicyo cyerekana ko batabakundaga, ntabwo bagiye kubashaka kuko babakunze. Nicyo cyerekana ko afite mu mugambi wose w'inkotanyi ibyo zasezeranyije abanyarwanda ntabwo ari byo zakoze. Ni nayo mpamvu iteka ryose twebwe hano tubwira abantu tukabwira ati mwiziza abantu kuko ngo bakoranye wenda n'inkotanyi, uyu munsi bakaba bavuga bati turabyanze turabyamaganye tuzivuyemo, ntabwo dushaka gukorana nazo kubera ko ibyo zasezeranyije abantu ntabwo zabikoze. None se Kanyarengwe wari wararahiye ko uruhara rwe nirumera nk'umusatsi aza aribwo azumvikana n'inkotanyi, kuki yagiye kuzifasha? Zaramubiye, zimubeshya ko hari ibyo zigiye gukorana nawe, zimubeshya ko hari ibyo bazakorana bakazamura u Rwanda, yumva biratuje biratunga, aramanuka ajya gukorana, zimwitura nk'ibyo zituye abanyarwanda bose, habe n'abajyaga kuzifasha zibakubita udufuni bavuye mu Rwanda, abandi abo zisanze mu Rwanda zikabica imiryango zigafata amazu yabo n'ibiki byose. Ibyo byose ni mu mugambi w'inkotanyi. Inkotanyi zakoze proje yazo, zikora proje yo kumara abanyarwanda zirayirangiza. None abanyarwanda kugira ngo twicare natwe dukore proje itari yo kumara inkotanyi, ari yo gukura inkotanyi ku butegetsi ngo twongere tugire igihugu dushobora kujera uko tubyifuza, turi kuryana zo zikiri ku butegetsi. No hari ikibazo. Turi kubipfa, turi kureba kiriya kintu ngo tukareba ngo ntuzurira ngo kiriya kigore ngo kimeze gutya. Oh my god, njye niyo mbyumvise numva hari abantu barwaye mu duhora tubivuga ko hano hakenewe team ebyiri. Marie Jeanne yabivuze, anahora abivuga everyday, reka nanjye mbisubiremo. Team dukeneye ne ebyiri. Izi team z'akazu yazi zirimo aho hagati ntabwo tuzikeneye. Team z'akazu yazi zibe ziyigiriyeyo cyangwa zigire no kuri TikTok, zijye no kureba zirazishya rwose, ziyigirireyo nta kibazo. Ariko abafite urugendo babareke bikomeze, tureke tugende rwose. Boni bashaka basigare hano babicoca, babishyire ku munzani rwose, barebemo abakiga babishaka n'abanyenduga babyiyumvamo, maze ikibuga bagifata ariko kigiyeyo, kitivanga mu rugamba rushaka igihugu. Numva araho nahene. Murakoze cyane. Ijambo ni ryawe Marie Jeanne. Turimo turagenda uyu munsi ikiganiro cyacu ntabwo kiri bube kirekire cyane, ni ikiganiro abantu baba bananiwe, amasaha abantu baba bananiwe, tuba twifuza ko kiba kigufi ari kibe kirekire, isaha n'igice izajya iba ihagije. Turimo rero turagana ku musozo ko ibintu turimo tubwira abanyarwanda uyu munsi barabyumva, bakumva ko niba twiruka duhanganye na FPR, ntabwo duhanganye n'abakigali, duhanganye n'abanyenduga. Erega n'abanyenduga ntibagire ngo nabo ntibafite ababashinja, nabo bafite ababashinja. None se mwago mwibuka ba Rugema ntabwo mubibuka batangiye kuzamura bakajya baririmba indirimbo z'abanyuramatwi ngo z'abaparime utwa Rugema na bamarara n'abandi. Ibyo bintu murabyibagiwe.
bose ko bashinja iby'itanu n'icyenda bati nimwe mwatumye duhunga mwokavuna umuheto mwe bagatangira bakazana ibyo bintu by'amatiku yabo nabo batabayemo batazi n'ibyo ari byo ba Rugema ntibazi ibyo ari byo ntibayibayemo ariko ngo kubera ko itanu n'icyenda ngo yumve ibyo base na basekuru bamubwiye akaza kwanjama abaparimehutu turabyumva ni ikibazo rero abantu bakwiriye kumva neza yuko niba dushikurana na ba Rugema n'abandi bose tubavuga tuti hoshoshe muramenye nimuve muri ibyo niba mwariyemeje kwitandukanya n'inkotanyi bagenzi banyu nimureke turwane n'inkotanyi ariko mwo kutuzanira ibyo bintu ngo murebe abantu bamwe mu biti bitera hamwe ngewe banyise Kajuga itsoke nta kibazo abandi babita abaparimehutu nabyo nta kibazo abandi bavuga ko ufite imwojejeta ibyo nabyo nta kibazo ariko ntibyatuza kubirwanya none biracwedetse birarangiye hakuziye abandi bati reko mwari mubizi Leonze Criminel nabo bicaye hariye n'ubushize twarivuze niba banahari nabo mu miryango yabo nabike nabo bakwiriye kwikubita gake bakumva neza yuko batagomba kugira ipfunwe ry'abantu babatsindagiraho ibintu wenda bamwe batakoze bamwe banatsindiye mu nkiko bamwe banabonye bibi n'imiryango yabo iryo pfunwe bakarirenga bakaza tugafatanya urugamba rwo kurwana n'inkotanyi ko mbona kenshi batiyemvestisa cyangwa bakiyemvestisa kuri kote y'inkotanyi cyane kugira ngo barebe ko inkotanyi zo zibabeshya ngo ntizizigera zibavuga ngo ntizizigera zibabaza uko byagenze ibyo muri za 73 ariko baba bababeshya ibyo rero nabo ababijyamo ntitwabura kubagaya ntabwo twabura kubagaya niyo mpamvu twagaye bari abarukezantare n'abandi bose bariye ingoma Habyarimana akabakamira ubu bakaba bamukamira mu kitozi bakaba bakamira umuryango we mu kitozi bajya guhakwa bahakanwa ibishahu bya basi ntumva ibyo bintu rero nibyo twamagana turabyamagana ntago twamagana abazana ibyanduka twamagana nabo bari mu bari ku butegetsi cyane cyane bari muri ako gace k'abakiga nabo bajya kwifatanya n'inkotanyi bakareka bakanga ko duhangana nazo mu rugamba rwo kugira ngo tubohore igihugu cyacu nta kindi yaba umunyacyangugu yaba umunyakibungo yaba umunyabyumbu umunyagitarama umunyagisenyi umunyaruhengeri n'abantu bagaciro tugomba gufata nka zahabu muri uru rugamba niba utakajemo umuntu icarurire niba hari umuvuyemo ujye mu nguni yawe niba udashaka no kubona usuka amarira uvuga uti koko n'akana karagiye kuko ubutakaje ikintu gikomeye jambo ni ry'Imana narakara bamugani wawe urakoze Marina yavuze ati reka mbe mbiretse byarakara unakavuga byinshi biragoye birababaje kandi hari ikintu gishaka kugira ngo nibutse abakomeza kuvuga ibyo bintu by'abanyenduga n'abakiga kubera ko kandi abantu banirinde gukomeza kuvuga ngo abana ba kanaka ngo Habyarimana ngo Kayibanda abo bose baranahari kandi bo nta n'icyo banavuga mu by'ukuri ni nko gusa naho babatoneka kandi nta na manda babahaye yo kujya kubavugira urumva ibyo bintu rwose bashatse babyumva bavana imijinya idafite shinge na rugero yo kurindagiza abanyarwanda banibuke ko ngewe ikintu kimbabaza uyu munsi nk'uko Mwemayira amaze kuvuga ko tugeze mu myaka za 50 tutazi ibyo bintu abo bari kuvuga kandi nabo turi mu kigero kimwe ugasanga barabitsindagiraho nta mu by'ukuri ntekereza ko n'amateka batayazi neza ahubwo nge mbifata rwose nk'abantu bafite abo bari gukorera batagaragara bashaka gukereza urugamba kugira ngo abantu bakomeze barangare dukomeze twizungurukeho nk'uko igeze kubivuga imyaka ibaye 27 aho kugira ngo abantu batekereze bavuye bate ariko imyaka imaze kugera aha abantu ntacyo bageraho abantu bakomeza bizungurukaho abantu birya bakimara kugeza ubu noneho hari benshi barutangiye batanze imihoho mu by'ukuri bacitse intege baravuze bati abanyarwanda turabaretse abanyarwanda nta kintu kizashoboka kibaho kandi birengagije ko babyara abantu uribaza umwana ngewe mfate nk'urugero nk'abanjye
abanjye kumva nk'izo nkuru vrema birabarakaza birababaza baravuga bati ko se nk'ibyo bintu bifite uwuhe mumaro mu buzima bwacu twebwe tujya mbere ni iki muzadusigira kandi noneho ya FPR yica inyuma ikajya kubarindagiza no kugira ngo ibigarurire muri ya gahunda yabo yo gusenya imiryango kandi bo igihe bamaze kubigarurira bakabatwara mu by'ukuri nta kiza baba bagiye kubakoresha ahubwo ni ukugira ngo batazajya mbere ngo hanyuma hatazaboneka ngo ababakuraho ngo niyo gahunda yabo aho kugira ngo ibizo za yerema zose twicare tuzitekerezeho tugamije gushakira igihugu n'abana bacu mu by'ukuri abana bacu kuko twebwe turiho turabyina tuvamo ubu koko abana bacu bazabeho nk'uko ngiye Marie Jeanne mbayeho mu bintu ntigeze menya ubu nkaba ndi victime ndara nicaye ntarabizi narakuze nkabisanga bikangoha ejo bundi ndi kujya mu myaka 30 ibyo bintu mu bwana bwanjye ntaho nabyumvise uyu munsi umuntu umfite imyaka nk'iyanjye akicara rwose n'umujinya mwinshi ati ngo hariya ngo indege zihagarare ngo ako gasaro kabanze kaboneke mu by'ukuri abanyarwanda akanigi kabanze kaboneke ngo kabanze kaboneke ko byose tubanze dushaka akanigi yako kanigi rwose agaciro kako kanigi nta muntu gapfobeje ariko vraiment mubanze mureba aho abanyarwanda bari kwegeye ku musaya abanyarwanda bari kwegeye ku musaya uyu munsi muhatekereza ariko nukuri birababaje kuko iyo ntekereje ko twasabanaga ari abo batari abo batutsi ari abo banyenduga nge mpora nivugira ukuntu navuye mu ndatemwe iwacu nkakomeza nkagera i Butare i Huye nibuka 78 rwose habayeho igihe cyo kubura essence uzi ko narerwa 200 tubura imodoka kandi tukarara ku rugo hafi yaho ku muhanda batakuzi ibyo bintu bajya babyibuka koko nyafebo yenda ndafite iyo nostalgie cyane kuko njyewe ikintu cyo kubana no gusabana iyo kibuze mu bantu burya societe ntabwo ibiriho rwose ntayo societe nta nagaciro bifite ibyo kurata ngo abantu barakize abakize ni bangahe bakiriye kuki ku maraso y'abanyarwanda ureba abanyarwanda reba umuntu wishe igihugu akica uburezi nibwo bwonyine bushobora gutuma igihugu kidevelopa kigatera imbere n'abantu bakaba basirimu mu by'ukuri ariko no kubatuka matata no kunda kuvuga ngo ingegera zambaye inyenyeri ariko ziriya ngegera zaraje zisenya ibintu byose mwemayire mu kanya bavuze ngo za centre de santé hariya ngo baraziprivatije ngaza zafashwe nande uriya mute baragiye bashaka amafaranga niba arayimfashanyo niba arayinguzanyo simbiza ariko nibaza ko ari inguzanyo imfashanyo zo barazitwarira zose nyine n'inguzanyo banza bazijyana nta wamenye oya bo ni business donc ubutegetsi babufashe muri business icyo bakoze bafashe ayo mafaranga bubaka utuntu twitwa poste de santé ntabwo ari centre de santé ni poste de santé n'utundi turi munsi ya centre de santé poste de santé se ni nka kabine ni nk'akantu kegereye abaturage kavura malaria kapfuka nk'igisebe umwana umuntu akomeretse dore bya bintu ushobora kurangiriza aho hafi umubyeyi ashobora kujyaho bakamubyaza adakoze urugendo noneho twari turi ahantu henshi nibaza ko ari henshi mu giturage niba barananiwe kutujera baduha abaprive se bize ubuganga yego hari ndibaza ariko none ndakeka ntago mbizi abo kuko iyo nuza iryo piganwa ntago nzi byaryo uko byagenze noneho urumva ubundi abanyarwanda bivuza kuri icyo bita mituweli ngira ngo muzi ko mituweli iramburwa burya abanyarwanda baheruka batanga amafaranga bagura mituweli amafaranga akajya muri RSSB ntiyagarure kwishyura abo bari abavuye abanyarwanda bakoresheje ya mituweli noneho igihombo kikaba kubakoreye abanyarwanda doko kubavuye n'ibitaro buriya ni ibikene cyane
bakabura ayo gusubiza mu miti, mu bikoresho, mu biki, kubera ko ya RSSB itabishyuye kandi yarakiriye amafaranga y'abaturage. Oya, ni business, bariya ntago ari ubuyobozi. Vraiment ibyo bintu byose zirahomba, zihombye zirakinga. Oya, erega ntago tutagiye kure, biragaragara, amaso twese aratwereka aho igihugu kigeze, cyerekana ko gestion yacyo rwose ni urugiye kera intwari. Nibyo ntago waturuka rwose Nyakivara, Nshungerezi, sinzi iyo ngiyo, bari abantu baje bananiwe, byereka nkubwire bari abantu kubaha bizampenda, ntago nabishobora, baje mbareba. Buriya reka nkubwire ngo indakuzi ni ikintu kibi cyane. Oya, rega ni ibintu binagaragara, ni ibintu bigaragara, kubera ko Mukanya Jean Paul avuze ukuntu bagiye gushaka Kanyarengwa n'abandi. Ibyo ntabwo byari kubusa, nabo bariyizi, competence zabo barazizi rwose. Ntumva nibashaka bazaze, nta bwenge mfite bwinshi cyane buhambaye, ariko hari minimum umuntu agomba kugira ngo ayobore igihugu. Minimum, hari minimum. Urumva rero njyewe bari abantu na Jean Paul arabizi. Jean Paul twari ku rurembo pe, urabizi ko twari ku rurembo, nta muntu winjiye tutaca, yitwe twabanze twabahaye viza zo kwinjira. Bari abantu baje tubareba pe. Biragoye cyane kubona abantu niboneye n'amaso yanjye uyu munsi, nta kintu bambwira burya ngo bambeshye, nta na kimwe, kubaje tubareba koko bananiwe nk'uko babivugaga, rega barabirire. Reka rero nkubwire wibitindaho, kuko ngewe najyaga ikintu nshaka kuvuga. Urabona Kagame abantu bose bamuzi, abamuzi acuruza amagi bose yarabishe, keretse abamuhishe ko bamubonye. Abamuzi ari Makanga, nuza Kasarani nzi nawe noze imodoka. Urumva abamuzi ari Makanga, Kasarani bose yarabishe, keretse abamuhishe ko bamubonye. Rero bari abantu batinya umuntu bazi, ntabwo bakunda umuntu bazi. Umuntu wababonye baje bananiwe kwa kundi babiririmbaga, Shampo twari kumwe wowe nubwo tutari kumwe. Oya, rega keretse utari mu Rwanda, yenda si ukuvuga mwebwe ngo particulier umuntu wese wagize ahantu akurira nabo, kubera ko bose baje ngo ari songa mbere mpaka Nyamibyose. Muri Nyamirambo niho bari umujyi kuri bo. Twabonye nta kintu bashaka kutubeshya haba na kimwe. Niyo batubwira ngo urugamba muri Bongo ntirushoboka, nabo babyiriye, barabyiswe, biswe Inyangarwanda, biswe ko bafite imirizo, biswe ko barya ihirimbiri, uretse ko banasaga n'ababirya koko. Nta kintu kitabaye. Rero bya umuntu udindiza urugamba ari kumbabaza. Abantu bari bakwiriye gushyira imbaraga hamwe, ntabwo bari abantu baturushinga. Vraiment, oya vraiment gushyira hamwe gusa. Koko umuntu utagira umujinya mwiza nk'uwa Kizito ngo yibaze ibyo bintu byose, ureba ahantu mu by'ukuri 90 u Rwanda rwari rugeze. Nari nabyo kenshi Habyarimana yavugaga ngo amahoro yacu, ngo zahabu yacu ni amahoro. Kandi koko ereka niyo tuvuga Habyarimana ntakagira bumva ko twamushimagije, nawe afite ibyanengo. We afite ibyanengo, ariko noneho turebe icyiza, turabivuga. Exactement, turebe icyiza cyadufasha gushaka ya mahoro mu by'ukuri yatumaga abantu igihe twari tugezemo, n'abantu basabana bakabana, umuturage akihingira, ntago yajyaga ajya bamugendaho. Umuntu mva mana yanjye, ngewe iyo mbivuga hari bagira ngo hari ni nostalgie, nge nibyo namenye. Ibyo bindi ntabwo reka n'ibitagenda byari kuganirwaho, nta kintu kitari kuganirwaho, nta na kimwe. None se ntiyemeye kwicara igihe nticyageze, akabona koko atsindwa, akemera kwicarana n'abo bantu bitaga imihirimbiri, bitaga bya bindi byose, ati ariko abanyarwanda bagira amahoro, abanyarwanda batahe bagira amahoro, dusangire ubutegetsi. Urumva aho hantu abantu batagaruka aho hantu ngo rwose bavuge bati ese ubundi. Ngewe hari n'igihe mvuga ngo
mbere yo kujya kuvuga ibindi byose, ibyo byose byarabayeyo, ni amateka turayazi. Ariko tuvuge ngo kuki abantu bari bageze igihe bashaka kwicarana bakabyanga, uyu munsi tukaba tudashaka kwicarana, ahubwo bashaka kudukurura ngo badusubize nyuma ya hahandi twebwe tuzi, twebwe iyi generasiyo yacu, twebwe tuzi dushaka ko n'abana bacu yenda bazuririraho bagakomeza noneho bakabana bagasabana. Kuki icyo kibananije iki ko binabwire ikintu ngewe numva nabwira aba bantu bazanye Kiganduga, ndashaka kubabwira ko ibibi birutana, kandi koko ibibi birarutana. Nubwo ibya Kiganduga ari ikibazo, ariko ibyo kubura igihugu ni ikibazo kurusha ibindi. Ndeka twemere ko ari ikibazo, ubwo bibavuna bababaye, twemere ko ari ikibazo, ariko tubishyire ku munzani, badubabarire tubishyire ku munzani, turebe ari Kiganduga, ari no kuba twabanza gushaka igihugu, kuko abanyarwanda bababaye, mu by'ukuri bababaye, badufashije iki muri byose? Uruhare rwabo ni uruhe? Niba reka dushyire ku munzani, ibibi birarutana, turebe ikibi kurusha ikindi, aba aricyo duha pirive. Murakoze. Nibyo rwose. Oya, ibyo muvuga ni ukuri rwose. Icyo mbona ni uko ibyo ari byo byose ntabwo tuzata umurongo twari turiho wo guhangana kariya agatsiko. Niba hari n'abibeshya ko bashaka kudutesha umurongo mu byo turimo, tukajya muri izi mvururu za 59 na 73 n'ibiki, ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda rwose. Turabizi neza, byaje tubireba, umugani ngo biza tubireba, byaje tubireba. Abazanye amateka ni byiza kuyavuga, ariko njye nkomeje kongera guhamya neza ko amateka kuyumva ni byiza, ariko ntabwo agomba kuza mu nyigisho z'urugamba rwo kwibohora rwa revolisiyo. Ntabwo ariko bimeze. Amateka agomba kujya ku ruhande. Niba abantu batorewe kujya kurwana, abantu wenda bakaganira n'abasirikare, burya nijoro utangiye kubaganiriza iby'abahutu n'abatutsi cyangwa ukabaganiriza ibya Kiganduga, uba wataye umurongo, uba urimo ubaca intege. Kuko niba harimo umukiguri wicaye hariya, ejo ntazarwana nk'uko yarwanye uwo munsi utangiye kumubwira ibyo bintu. Niba harimo umunyendugu uri hariya, ejo ntazarwana nk'uko yarwanye uyu munsi utangiye kumubwira ibyo bintu. Ibyo rero kandi ababivuga barabizi, bize ntibakajya birengagiza, bazi neza ko ibi bintu birimo kubyara umusaruro, birimo gutanga, ko birimo kudindiza abantu, kandi bikaba birimo gucamo kabiri abantu bagombaga kwishyira hamwe bakajya mu rugamba. Ntabwo rero dushobora gusatakaza umurongo. Niba na FPR yicaraga hariya igakoma amashyi iti buriya nabahamije cyangwa reka biryane nk'uko ijya ibivuga, bararushywa n'ubusa. Aba bantu bari muri ibi bintu abenshi ni abavandimwe bacu, ni inshuti zacu, ni abantu dusanzwe tuganira, ntitubanga, nabo ntibatwanga, turabizi. Icyo wenda inyota bafite ni iyo ya justice, y'ubutabera. Ariko buri musope wese uri hano, nk'uko nabivuze muri titre y'ikiganiro, asubije umutwe inyuma akareba inyuma, yaba afite inyota y'ubutabera. Nanjye mfite inyota y'ubutabera, n'undi afite inyota y'ubutabera, buri wese afite inyota y'ubutabera, ntabwo ari umwihariko w'abantu bamwe. Ibyo rero iyo nyota bafite twese turayisangiye, ni nayo mpamvu bitagomba kuzadutandukanya ngo bitume tuhangana cyangwa tugire imijinya yo kuba twasererezanya nk'uko bamwe nabibonye. Abantu bajya impaka nk'uko mu biganiro, aho kugira ngo abantu baze mu biganiro bajya inama, ahubwo ugasanga abantu imitsi yareze, barakaye, baratukana, baragira bate, baribasira abantu, barashinja ibiki byose. Niba rwose hari abafite ibibazo, baza tukabiganira. Wa mugani na Ndagije yaremeye araza, aravuga ati reka njye kumva icyo bavuga.
nawe araza nyine ahena mu bako aragenda ariko yari yaje ibyo ari byo byose. So rero natwe ntabwo ibi ngibi ntekereza ko bigomba kuzatunanira ngo hari abantu ntihapfa abandi. Nirinze kuvuga hari abagabo mu rwego rwa sexist ubwo hari abantu ntihapfa abandi. ubwo nagira ngo rero bakangurire ko ibi bintu twazabiganira bikava mu nzira, tugakomeza urugamba rwo guhangana n'agatsiko ka FPR, kuko nzi neza ko abampiga nabo nibo babahiga. Nubwo umuntu yavuga agashaka kujya kubiprofitiramo ngo reka ngo ndebe ko nazamura, wari waribagiranye ati wenda uyu munsi bamvuga wari warashize ishyaka ryarabuze abantu akavuga ati ubu nakungukiramo abantu nishyiramo agaturufu k'akarere, wenda hari abari buze bamfashe, nishyiramo agaturufu k'amoko, hari abari bunyumve bakankurikira. Ibyo rwose twarabirenze ducanye ku maso, kandi na bake bakibitekereza gutyo nibo duhanganye. Badutuka bagira gute bazadutuka, ku muyaga uzaturune kapu yongera igaruke hahandi, egiye yongera igaruke hahandi, ko ikigomba gukorwa ni ugushyira hamwe kurenza guhangana. Nuko nguko ngewe mbyumva, ndumva ari naho nasoreza. Reka mpe ijambo Marie-Jeanne nawe udusoreze ikiganiro cyawe. urakoze Jean Paul. mu gusoza semana kubisubika umenya hari bizakomeza kugira ngo abanyarwanda babashe kwihitiramo no gufata umurongo. mu by'ukuri imyaka 27 ni myinshi abantu bizungurukaho. iki ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma, umuntu akavuga ngo ese ndashaka iki mu by'ukuri. abanyarwanda ntibamenye icyo bashaka. numara kumenya icyo ushaka mu by'ukuri, uzihamwaye kandi noneho wegerane nabo muhuje igitekerezo kugira ngo mushobore kujya mbere. ntabwo mvuze ngo barebe inyuma 73 cyangwa 59, kuvuga ngo ndashaka iki. tugire umwanya wo kwibaza ibibazo, hanyuma tuzabana n'umwanya wo kwiha uburyo bwo kugira ngo ibyo bibazo tubikemure. ubu rero niyo mpamvu twicaye aha, rwose birinde kurangazwa n'abantu bashaka kubasubiza inyuma. cyane ku maso nk'uko Padiri Nahimana ajya akunda kubivuga, gucana ku maso ni ukwirinda abo bose bashaka kugukurura bagusubiza inyuma. tuve mu matiku, duhindure imitekerereze rwose, dutangire twige kuba abantu bakuze kandi bafite icyo bagomba kuzasigira abana babo. gukurira ubusa ni ikibazo, gusazira ubusa ni ikibazo, ni agahinda. hari indirimbo bajya bavuga ngo hanya ngo uzasiga nkuru ikimusozi. ubu koko tuzasiga inkuru ikimusozi? abana bacu nibakura bumva twarabaye mu moko, twarabaye mu turere, kandi noneho turi muri aya mahanga yaratwakiriye nta n'icyo dupfana. aho hantu abantu ntabwo barekwiye kwibaza. ahangaha iwacu baratwirukanye, twarahahunze kubera umutekano muke. aya mahanga aremera aratwakira, tubaho nk'abenegihugu. ubu koko ibyo twasaruye hano, ibyo twigiye hano, ubu ntabwo mufite amashyushyu yo kuvuga ngo ngiye no kubikora iwacu, byibura natwe igihugu cyacu kizabaho nk'ibindi bihugu. natwe yenda twongeye twakira abantu baze bagende, atari biriya FPR yirwa ijya kugura amasuri ikagira. ngewe rwose n'ubu nagiye muri formation bari kwigisha ngo accompagner les familles vers l'autonomie, urumva, pour accéder à l'autonomie. ngewe formation irangije navuze yuko ngewe icyo nifuza nuko ibyo nakerisa hano nzagira igihe cyo kujya kubyapurika iwacu. ngewe buri gihe nuko mvuga. kubera iki? burya n'abanyarwanda bavuga ngo akanyoni katagurutse ngo nikamenye iyo bweze. ubu twaragurutse twabonye iyo bweze, ariko twifuza ko igihugu cyacu natwe kibaho nk'ibindi bihugu, rwose tukadevelopa igihugu cyacu, atari biriya byo kutubwira ngo ngwino urebe. umuntu akambwira ngo njye ninze njye kureba igihugu cyanjye.
ngo ngwino urebe ngo twateye imbere ngo urebe imihanda koko ibyo bintu murumva bikwiye nkajya mfungura kuri Google nkabona ngo u Rwanda bimeze gutya kandi mfite abavandimwe badashobora kurya badashobora kwivuza bararwaye bwaki abantu barabatindi bari bitunze ibyo rero ngo nibyo ngo bagira ngo njye ngenda mvuga ntibishoboka muze dushake u Rwanda rubaho nk'ibindi bihugu umuntu yishyire yizane utavuga disikuru nk'izo bagutamitse ngo genda uvuga ibi no uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka ugakora icyo ushaka ugatura aho ushaka ukabaho ushaka ukagenda ukagaruka nta controle zikugendaho please ndabinginze muze dushyire hamwe mureke ibidutanya turebe ibiduhuza murakoze urakoze cyane turagushimiye rwose ibidutanya tubyishyire ku ruhande ibiduhuza aba ari byo twimakaza ndagushimiye cyane Marie Jeanne kandi ndatekereza ko abanyarwanda bakumvise ijambo ni ryawe madamu Mayire nawe tugana ku musozo w'ikiganiro urakoze nanjye nsoza ndagira ngo nge nisabira abantu barimo kudukurura mu mashati cyangwa imipira batubabarire rwose batubabarire dukomeze urugendo cyangwa nibo bo bananiwe rwose twe ntabwo abananiwe tubakubita agafuni nimba bananiwe nta kibazo ariko ibi bintu byo guhagama ngo ngewe ngo turi benshi ngo reka duhagame muri 73 abandi ngo reka duhagame muri 59 murabizi ko byose bihari hose dufite abantu bahagamye dufite n'abahagamye muri 94 bose barahari ariko nge nagira ngo nibutse aba bakuru nibareke gukura nk'amavuta bareke gukura nk'amavuta burya amavuta niyo akura nuka Nefrema nibareke gukura nk'amavuta nibatubabarire nabo bibabarira ariko kuko urugamba turiho na rubo rurabarira nibareke dukomeze cyangwa se niba bananiwe nta gafuni twe tugira nta kibazo rwose unaniwe wajya mu kiruhuko ariko batubabarire bareka abagenda bakomeze uru ni urucantege rwose ntabwo sinzi niba nta byinshi navuga nagira ngo mbasabe iki kibe kiganiro cya nyuma kivuga kuri iyi topic dukomeze imbere ibi bintu byo kuvuga ngo abantu ngo bavuze ibi ngo natwe tuzuze ibi ngo nabo bavuze ibi natwe tuzuze ibi vraiment birangire none twikomereze hanyuma nimba hari abagishaka kuvuga ngo bazajya babwira abashaka kubumva ngira amahirwe ntabwo njya nkurikira ibintu byinshi nta Facebook mbaho amatiku yaba simpamenya numva hari abampamagara bakambwira ngo byagenze uku nguku kabyani sort yourself je ntabwo njyayo kuko ndiyizi ngiyeyo nge ntari ibyo navuga yena takwishimira byiza nuko ngerageza gukura imita makuru ngafata yo nkeneye ubwo rero abo nabo ngenda bamenyesha ko nge muri ayo makuru ntayo nkeneye nta nuzanduka ngo mbimenye uko simbireba ntuzanuka mere nk'uwitutse ko sinzamenya nagira ngo n'abandi rero umuntu wumva ibi bintu bimwiritetinga abyihorere ariko kujya kumva abantu bari aho bikirikita bagaseka gusa utamenya ibyo ari rwose umuntu wese nareba icyumwungukira bari cyafata naho ibyo abantu bakubwira ngo reba naha murundi ngo niwe wabwiye undi ngo reba ijya mpene ubwo rero nabo niba barimo kutubwira ngo reba ijya mpene oya murundi we yararimo kubwira mugenzi we ati reba iriya hene ariko niba ari umurundi wabwiraga umunyarwanda ati reba ijya mpene umunyarwanda we yumva ko ari ukureba hirya ngo reba hirya hene rero iyo reba ijya mpene ntayo dushaka rwose nimutubabarire ijya mpene muyihorere cyangwa se abashaka kuyireba bayirebe ariko vraiment nizere ko aricyo kiganiro cya nyuma tubwira abantu ngo nimureke ibi nabo ntabwo ari abana ariko niba bakura nk'amavuta bwo nyine nibyo niko karandi meze ko nyine ndabakuriye kunuka none se umuntu yabyiteye murakoze cyane ndabashimiye mwese abari bakurikiye radiyo Ikamba kuri uyu munsi wa kabiri tukaba twagize ikiganiro kimeze nko guhugurana ubwo hasigaye tuzakomeza nyine twakire ibitekerezo byanyu abazaba babiduha
hanyuma muri chat nabo harimo abantu benshi bakoze commentaire zabo. Ego Kekami Eva Bolingo, wowe wavuze nabi abafutubareri kandi ndiwe urumva ko wanjombye uruhindu mu jisho. Claudine umubyeyi, aho rwose ndagusenya ibyo abandi barimo kuba. Nta gusenya aho rwose, nta gusenya ibyo abandi barimo kubaka. Werarisizigama nanjye abanyamatiku sinjya mbareba kuko byandakaza, ntacyo nabahinduraho. Hanyuma ntuza Adera akavuga ati izi YouTube zose wazishyira mu karuhuko. Ubundi twararuhutse ibyumweru 2 mwari mutwirengeje. Ntago byoroshye, hari ababa bashaka ko abantu bagira. Yego ntuza Serpyisi ati Maridus Bemba njye mpora mpagaze kuri 40 cyangwa beya cyangwa beya mutwe. Ubwo ni kwa mutwe, ndabategereje rwose. Ubwo ni kwa mutwe avuga ko kubanza kwa mutwe ukagera kuri 40 nyuma, biterwa ariko naho waturutse mu mujyi nyine. Abazi Nyamirambo Nyamijose barahazi. Hanyuma niyo nkuru Letitia atariko abo bantu bavuga Kiganduga amateka ni bande mwoka byara ntawatunosheraho, niba bazwi bagombe bavugwe n'amazina tubamenye. Urusha kujya mu ntambaro utazakemura. Karinu Bebefu Beya njye rwose sindi imbata y'amateka, ariko rero mu rwego rwo kumva abandi ku mpamvu y'ibikomere bitandukanye bafite, duruwa yo kuzana amateka yabo, ariko kwibasira abantu, gutukana ni bibi. Kami Kiganduga niyo yabaye ibi bibazo muri iyi minsi. Abantu ntago bazi ibi bintu barimo kwikururira, ko kwasama mukamira gusa mutabanje gushungura, ntago mutabanje kureba utingiye kurya iki. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi bintu byabasenya mu mwanya nk'uwo guhumbya, ugasanga buri wese arahura n'undi akamwirukankana bakarwana kubera ibi bintu bya Kiganduga, ibintu mutabaye. Iby'amoko y'abahutu n'abatutsi twari tugize amahirwe bicururutse kubera ntuzuriya bari abavantara babizanaga. None bararebye basanze bidakunze, baravuga bati muratuvangura mugize mute, babona ntibikunze. None natwe twitere rero. Igihe cyo kora ntago ntamya ko ababivuga babikoreshwa no gukorana na Kigali, kuko bamwe mu babikora turaziranye, ni abantu b'impirimbanyi, ariko baribeshya inzira. Hari bamwe Kigali yakoresha ikabyuriramo, ariko hari n'abandi babikora bibeshya inzira, bibeshye ko ari bwo buryo bwo gukemura ibibazo, nyamara si bwo buryo bwo gukemura ibibazo, ni uburyo bwo kwibeshya cyane. Hanyuma abavuga Leonce Crimineri nababwira ko ibyo babyita gutera iyahararutswe no kudindiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Hanyuma uyu nguyu Meri Rukundo, abanyarwanda barashonje, baricwa buri munsi, barafungirwa ubusa, nk'abacyuma Hasani, Damange, Sankara, Karasira n'abandi. None abo bamotsi ba FPR bamara guhaga imireti n'amafiriti ngo Kiganduga. Nkuko nabivuze ngewe ntabwo mbona ko ari ba FPR, harimo bamwe bayikorera ariko hari n'abandi rwose batayikorera. Harya aya matiku niyo uyu Kepe yego Eva Pez atariko rero nta kubitindaho, ni ukwifatira inzira y'imbere mukabarekera inzira zabo biyemeje. Nibyo, ariko no kubivugaho c'est très important, kuko hari abantu benshi badashungura muri uru rugamba bagahita bakurikira buhumyi. Nibyo bintu byinshi byagiye bisenya
uru rugamba abantu baba barimo gutinya no bya bindi bya gisope. Abasope burya ni abantu bareka ngo bingira ntabwo byibashye, ntabwo twakabiganiriyeho, ngo nta mpamvu yo kubivugaho ngo bizikemura, ngo umuntu ushyira mu gaciro azabona ko utari byo biriya. No. Hariho ibintu abantu baba bakwiye gushyira hasi bakabiganira. Burya nkunda abakongomani cyane. Abakongomani ni abantu baganira ibintu byose bakavuga byose, ni abantu kuvuga barabimenyereye cyane, nubwo ibikorwa nyine wenda benshi muri bari bikeya, ariko byibura baba banagaragaje ikibazo. natwe tugomba kugaragaza ikibazo, kandi abanyarwanda twe turi n'abakozi, ibibazo tukabikemura. Hanyuma rero Fred ntibumva, hari abantu batumva cyane abanyarwanda, ubwenge bwabo bugira aho bugarukira. Okay, Mariduse Bemba se n'ikintu kisi ngewe ni tapi huje kuri stade atari ya Karamira, stade regionale. Tapi huje kuri stade itari ya Karamira. Okay, yego mwema birangire rwose, biranarambiranye. Ni Baraka igenda iba ntoya. Muraho Samuri namu amazina. Muraho rega mwebwe mukurikiza objectif zanyu positif, muri consciencieux, naho bo esprit zabo ni ego bashyize imbere. Natwe songa mbere paka were paka Kiziguro. Reka nivugiye Kiziguro da uko ivugira Nyambijosi batanga. Ntabwo ari mpaka Nyarutarama. Wapi Nyarutarama ni ngo ni mu bana b'ibisubizo hariya batwirukana y'ubu. Abo nyine abo ose ko birukiraga Nyamirambo. Nyamirambo ni yari igezweho icyo gihe. Buriya Nyarutarama twakandagira cyangwa mpaka Kibagabaga. Why not? Sanga Kabarebe ufitemo amazu nk'icumi. U Rwanda rwose ni urwacu, byo ntacyo bivuze. Yaje afite iki? Abo yasanze hariya abo yasanze ntibari abantu. Muzayabuhuza se namwe? No, oya. Tuzakorera ibyacu. Twebwe ntago turi barusahura mu nduru. Tuzayagurisha twishyura iby'abandi yagiye. Ibyo bariye nabo bambuye. Urakoze cyane. Okay, n'abandi mwagiye mudusuhuza, turabashimiye cyane, kandi mugire ibihe byiza. Ba Momo, ba Meri Rukundo, Kimu Imaranyundo, Ego Figazo, Kololo, Bebefu, mwese turabasuhuje. Ariko umuntu bita BCPC ko ntakimubona, yagiye hehera. BCPC yagiye. Kolorororo Irimine Karinganire, komera cyane. Perfect wa Gikongoro turagusuhuje kandi ndizera ko covid yakize. Ukomere rero. Hanyuma aragira ati gitaminsi wanjye irya imyumbati koko ahubwo akabyeri. Uri umudamu w'intwari, ikomereze ikomeye, nsigaye mbona mu Banyarwanda. Koze cyane. Reka tubashimire rero mwese abari batwohereje message muri chat n'abandi batugize. Mwibuka ko hari exercice twari dufite, wagira ngo ibintu nabyo birimo rushorera. Iyo kuvuga izina ry'iki kiganiro ntabwo tuyivuze, tuzabirivuga ubutaha, kuko amfite ikosa ryabaye kuri ngewe, sinabashe gukusanya amazina yose mwanyohereje, ariko mwongere mwanyohereze kuko hari nayo natakaje pe, hari byavuye muri telefone nari mfite biragenda. Ubwo rero hari ayo mwohereje kuri WhatsApp amenshi yaratakaye, mwakongera mugatayipinga just izina gusa, ubundi tukazaza tuyahitamo izina kuwa kabiri utaha. Murakoze kandi mugire weekend nziza. Kuwa kane turi muri tubavumbure. Kuwa kane tuzaza ko turi kuwa kabiri. Icyumweru cyiza. Ubwo mugire cyumweru iminsi myiza yari y'akazi. Iminsi y'akazi myiza, makarito. Muzaterura amakarito menshi, mubona musagurira guverinoma, ibikorwa bya guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro, aba activiste batandukanye,
kugira ngo bakomeze guhangana n'akariya gatsiko. Mukomeze rero mugubwe neza, hanyuma ku wa kane nimugoroba tuzagira ikiganiro cyiza, tuzagaruka ku bantu, reka nako mbe mbibitse tuzazivumbura gatse nawe tuzazivumbura ku wa kane rwose mu buryo bwiza cyane. Hanyuma ku wa gatandatu dufite ikiganiro cya politike mafia n'abanyapolitike, tuzakigaruka, tuzavuga ku bintu nanone bikomeye cyane muri kiriya gihugu, aho ibintu byinshi cyane bikomeje kutogera. Bamwe baravuga ko bagurisha, abari mu gatsiko bakavuga ko barimo guhunga, abayobozi benshi bafite abagore babo hanze n'abana babo bibereye hanze, imitungo barimo kwijyana hanze. Hari ibintu byinshi abanyarwanda barimo kwararuma muri iyi minsi, barimo kohereza bavuga bati ariko ibi bintu mwabitugenzuriye ko tubona abantu abafite bene wabo bakomeye barimo kubahungisha, abandi imitungo yabo bakaba barayigejeje hanze, ko tubona tubyuka bakatugota. Ibi bintu mwabigenzuye mukareba ibintu biri muri uru Rwanda. Murimo murabona na za message zirimo gucicikana, bamwe baravuga ngo hari coup d'etat itegurwa ya fake, abandi bati hari abashaka gusimbura ubura butegetsi, abandi muribuka ko twize kubaha amakuru ko FPR ishaka guhindura izina ikabeshya abanyarwanda ko yahindutse, ndetse ikareba bamwe ko yasenyutse, ahubwo ko yasenyutse. Hari na bamwe muri opposition izarokirika ikabeshya ko yiyuburuye, hagiye gukora noneho demokarasi, abo benshi bamaze kugezwa kuri gahunda. Ibyo byose ni ibintu turimo gukurikirana, kubera ko iyo uri muri politike nyine uba ugomba kumenya l'adversaire wawe, uwo umukina arimo gukina, ukamenya kumwiga kugira ngo uzabone uko umutsinda. Abo bose rero bari muri izo deal n'ibindi byose turimo turabakurikirana. Ntimugire ngo twicaye ubusa, turimo turavoma kugira ngo tumenye neza aho bigana. Igihugu cy'u Rwanda harimo akajagari kenshi. Ikindi, hari inkuru nyinshi z'abantu bahunga covid mu Rwanda. Covid yabaye nk'intambara, abantu barimo barahunga mu bihugu byinshi, abandi barafatwa ku ngufu bagaterwa inshinge zitandukanye batazi ubwoko bwazo. Ibyo byose ku wa gatandatu murahishiwe, harimo amakuru menshi tuzaba tubaganiriza kandi tubagezaho n'amakuru yo ku isoko y'ibyo abanyarwanda bari imbere mu gihugu batubwira. Mugire rero amakarito meza, ahasigaye naho ubutaha, naho kuwa kane. Kuwa kane, kuwa gatanu nta kiganiro dufite, murabizi. Tugifite kuwa gatanu ahubwo uzataha cy'ingabo, nabwo muzabe mwiteguye ingabo zacu. Bye rero, mugire ibihe byiza.